amahoro y'Imana ndurushinga ati ndigisa mvuke cyanya masheke nk'abansana warushije ndashima sinshimashima ubwo ntazi senzi nyina hano ngiye kwakira umubyeyi ashaka ko ari ingendutsi cyangwa se ari urubyiruko rubyiruye izindi ngendutsi ntawamenya muri aho Raho neza eri Yesa imbaye ntago nitwa iryo zina hano mbona ahantu mbase kora mu nganzo igihozo kandi kuko ibaze ko rugiye kunshika nta gihozo ibihozo inyange he muhora chehe uwabana twahanganaga inkuhura mu kihije nera hejuru inkogeza inturihe ibihinyamibwa ngehendoho ukizihi irabura nga turagushimiye kuba witabiriye ubutumwa bwacu waretse tugakomeza ikiganiro ko mbona n'ubundi ubwari data wabivuze bizoshika imena gitero twabyiruhukanye nk'impanga imena gitero twabyaranye uburiza imena gitero twabyaranye n'ubuheta imena gitero twabyaranye ubuheture yaratabaye arwanira ishyaka ishyanga njya numva n'inkuru ye iyo nkumburwa gusa njye ndakuzi nzi n'ibyo ukora ariko hari abantu batakuzi ubundi urinde nitwa Aline Hakimana cyangwa se Aline mama w'ibihozo ngo kabima ntago ari kukumva ngo uri kuvuga gahoro uri kuvuga gahoro cyane yanjye ndavuga pe wari uri kumbwira ngo mufite uburyo ngo munigishamo abana yego cyangwa se ntarubwo ari abana gusa kwigisha abana ntago ari abana gusa ahubwo abakuru se baba babizi ubu se nkawe urabizi ibihozo uzi kubyina ingongomane nyine rero n'umuntu wese ushatse ko tumwigisha ushatse ko tumufasha bose wowe niba utabibonye subiza inyuma zo nomero uzirebe ebana umwana wawe bamwigishe nawe ubwawe bakwigisha benshi ntimuzi kubyina gakondo ntimuzi kubiririmba ngo muri abanyarwanda ariko bana rwakigisha n'abantu kurya ibiryo bya kinyarwanda nabyo murabyigisha uzi none ushoboye kurya nk'ibihaza ukarya imyumbati ugira ubuzima bwiza mbese n'ibindi byinshi ibi byose bya kinyarwanda abantu bose bahamagara ziriya nomero ngo yanagusengera niyo ukeneye n'ibitaramo ukeneye umuntu ushobora kuba ufite n'ubukwe ufite ubukwe udashoboye kubutegura amahoro y'Imana ndurushinga ati ndigisa mvuke cyanya masheke nk'abansana warushije ndashima sinshimashima ubwo ntazi senzi nyina hano ngiye kwakira umubyeyi ashaka ko ari ingendutsi cyangwa se ari urubyiruko rubyiruye izindi ngendutsi ntawamenya muri aho Raho neza eri Yesa imbaye ntago nitwa iryo zina jewe nitwa Tutu gisama mfuru iyi bakaba bayita Image TV waruyize nishimiye kubamenya nishimiye kubana namwe cyangwa se no kuhura namwe uyu munsi Uwiteka shimwe amen abantu bari kuvuga ngo Uwiteka shimwe bagatangara kugira ngo reka ko binakaza tugiye no gusenga ndabeshyara mva mbere na mbere Imana nawe urabizi ngaho dusengera Mana turagushimiye kuba turinzwana natwe tugushimiye umugambi wawe mwiza ku buzima bw'abantu bawe reka uyu munsi ube umunsi udasanzwe kandi turakwinginze kugira ngo kino kiganiro umuntu wese uzakibona kizamugirira umumaro mu buzima bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri kandi umugambi wawe mwiza usohore ugere ku bantu bose tugusenze tubyiziye mu izina rya Yesu amen ikintu nkunze ni ukutantindiye hari abantu basenga ugasanga tuvuyemo aseri nabo gusenga oya turahenda cyane waba utasenga Imana ariko ningiri gukubaza buriya ndumva wantangiye turabazanye
hari abantu batakuzi gusa njye ndakuzi nzi n'ibyo ukora ariko hari abantu batakuzi ubundi urinde nitwa Aline Hakimana cyangwa se Aline mama w'ibihozo ngo kamera ntabwo ari kukumva ngo uje muri kuvuga gahoro iyi nguri kuvuga gahoro cyane yanjye ndavuga pe ndavuga nk'umuntu w'umubyeyi ntabwo nanone nkabaho umuntu ntabwo bavuga nk'ibisama mfite ubwo nari none ubwo turabireka uzi inama nakugira uriya mukameramani wanjye atesha umutwe munamwiteho twiganirire njye ntabwo ndi umwiteho usambaza iki yarananiye iki ni ikiganiro cya kangahe mwe amenye ko ndi umubyeyi bayamvuga buhoro Aline ibihozo cyangwa se Aline Hakimana Aline ibihozo umuntu iyo yumvishe ibihozo bita ntekereza ko ahita yumvamo ubuvanganzo muri we hari aho bihuriye ibihozo ni byinshi umuntu ahoza umuntu bitewe ariko njyewe ndi umumama nyine ujya utarama nkataramira abantu mu bisigo mu mivugo mu ndirimbo ndetse nkanababwira iby'ijambo ry'Imana nkanabaririmbira mu buryo butandukanye ntabwo njya kure iyi ni ndakomeza nkwita Eric rwose ndi kuvuga Gisamapfuke rwose Gisamapfuke bimenya abana mu ngana ibi ni ibisamapfuke bya Kristo mu bintu uvuze n'ubishijemo kuririmba ntabwo nibeshye n'ibyo bintu yego njya mbigerageza aho aba bana tavuga ataririmba se natwumvishe se niba aririmba baba bahari ukagira utinda babare bati araririmba ndaririmba gute se ndirimba nje rwose cyangwa ndirimba zose ndibuziririmbe tubanze uririmba ntakorera imikubyo ariko ku bwaje twagahereye ku bintu nk'ibyo by'ibihozo nk'ibyo ngibyo nyine imenagitero bwo kumura akubaje tuzaganira nyine yego ijambo imenagitero ubyumva utewe ubwenge bwanjye wenda butari bwinshi bwivuzemo imena ubwo mfata ko ari nk'icyiciro cy'abantu wenda bakora ibintu runaka bihambaye noneho igitero ndetse mu buryo ibitero by'intambara igitero shuma so reka ndirimba indirimbo yita imenagitero ntabwo ndibirangiza uburyo kumbaza ibintu byinshi ntabwo mbizi ko ndabona ibyo nsubiza ariko ndimenya ko nshaje iyi ni Image TV tugiye kumva indirimbo yitwa Imenagitero twigendere Imenagitero twabyiruhukanye nk'impanga Imenagitero twabyaranye uburiza Imenagitero twabyaranye n'ubuheta Imenagitero twabyaranye ubuheture yaratabaye arwanira ishyaka ishyanga njya numva n'inkuru ye iyo nkumburwa nagaruka ntabwo ajya kubona yakubyitabaro ntatsura intambwe nta n'ubwo amenye intaho keretse yacyuye intego yatumye ashyibuka yasize avuze ko nzita ku birezi byacu ngo ejo izo nshuke zitavuna sesambwe ndabahunzeza mvuga ubuhenda abana najya kwizera yuko mbamaze irungu bagakubana babaza hose yaganye umukuru muri bo agatera karirimbo Imenagitero yajyaga bahozesha maze bose amarira akababunga mu maso
nkaririmba uduhozoho ntimuhumure sazazaha ndabahendahenda nguhagira nkasigaha ngasasa neza baryama nkabikira bagasinzira nanjye ubwo nkanezerwa nkareba hirya ngira ngo ndaruhuka nkikanga mbuzime na gitero nkibaza icyamara kubona dasiba ishyanga nyamara ndabyumva nta ntwari ihora mu nzu ahubwo igikwiye ni ukwikera itabaroho cyane sigaruka juru ry'imena giteroho. Indirimbo ni ndende reka nyicukiriza ibi ndaza kubyogeza nivuye inyuma nikore mu mitanazi ndaza kubyogeza imena gitero ndaza kubyogeza munyihangane cyazo duhaye sho. Abantu benshi rero tumaze igihe kitari gito, abantu benshi tumaze igihe kitari gito tutumvijwe nyiri mwari buriye ko abantu b'Imana bahari abantu baririmba ibi bintu binteye kwibaza iki kibazo. Ibintu bitangiye rya mu bwana mu bwangavu ibintu byatangiye rya icyambere ibintu ni impano y'Imana sibyo, ariko mu buzima busanzwe kuva nkiri muto nakundaga kuririmba cyangwa se nkumva indirimbo kenshi za burakeye nakunda urabizi ko zajyaga umusabura bize indirimbo za burakeye yewe no ngubuze cyaho ujye uzumva uriya mukameramani umusaza nkazumva nkazikunda cyangwa se indirimbo zasabwe rero nkajya nzikurikira ubundi nkazisubiramo nza kwisanga rero nshobora kuba mbikunda. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bitangiye ukiri umwana niba muri bishingiye ko tunukambaza amagambo menshi ntabwo ari amagambo ajije ni ikibazo nakunze kujya mbyumva. Impamvu cyose iki gikomeje hari abantu babitangiye nko muri icyo gihe cyawe ubu bagiye mu bindi twita iki n'iki wowe ukaba ukiri muri ibi bintu izo mbaraga zo kuba ukiri muri ibi bintu hari bagenzi bawe sinzi niba wenda ibyo mvuga mbeshya hari babivuyemo kuko twese akenshi usanga twarakuze ibintu bya gakondo gospel ari byo bintu turimo ariko bikarangira ntabwo tugomba guta umuco cyangwa se ngo tuwibagize cyangwa se ngo tuyibagize kubera yuko umuco nyine turi abanyarwanda sibyo nubwo waba ari umuntu ubyirengagiza cyangwa se wari ubirimo nyuma akabivamo nuko abatazi umumaro w'umuco cyangwa se umumaro w'igihugu cyangwa se umumaro w'icyo ari cyo sibyo. ariko niba indirimbo tuvuga ngo ni indirimbo z'igihugu ni indirimbo nyine z'abanyarwanda ni indirimbo z'umuco w'u Rwanda irifoke umuco nyine ni umuco tuwubahe tuwusigasire mbese njye ntabwo mfite no kubivamo ndabikomeje ariko noneho nzanabikomeza nababwiye rero nyayo abantu babiretse ubu ntibazi umuco icyo ari cyo. Ababiretse hari igihe abatabikunda ubundi hari ukuntu umuntu wenda aba azi ikintu cyangwa se akajya cyumva kikamukurura ariko atagikunda rero njye ndabikunda. Ni gute uhuza gakondo na gospel? Ni ikintu ntabona uko nsobanura ni impano y'Imana. njyewe icyambere nibwo mbikora sibyo mbikora ndi umugospel mbikora ndi umukristo mbikora ndi umumama wiyubashye mbikora ndi umumama wubaha Imana ndetse ndabizi neza ko nta mana kuri njye nta buzima so rero kuba nakora naririmba ibihozo ntibimbuza gukizwa cyangwa se ntibimbuza kuba umukristo ntibimbuza no kuba umumama wiyubashye. Aho ngaho nangiye gusubizwamo ukuntu nabo basubizwa kuko nibo nabarizaga ariko ufite abana? Yego abana 3 n'umutware umwe. Wakifuza ko abana bawe bakora nk'ibyo ukora? Cyane
ndetse bakanarushaho. bivuze ko harimo akantu ushatse kuvuga icyakaye mu kandi bintu ukora bya kuririmba gutya menya harimo akantu nyine ifungo ifeza mbese undi muririmbyi rero yahise avuga ngo ifeza akuze kumuririmbyi yaririmbye aravuga ngo kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri njye, kubaho neza n'ibindi ibyo ni byiza kuri njye, ariko hari icyo ngusaba, uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye. So ifeza rero ni nziza, ntabwo nakubwira ko ifeza ritabamo, ariko nanone nta mana nta buzima. aka kantu karimo mu bintu byo kuririmba gutya gakondo. hari ababiririmba babikunze bagakuramo amafaranga, ariko kandi ibintu iyo bikoze neza ubiteguye nta kuntu wasonza. ugenda kukimangira aka kantu karimo, nta kuntu wakifuriza abana bawe kujya gukora ibintu nyine katahari, aba ari nko kubaroha. gusa urabona bitamfashije, urabona se hari ikibazo ibisaga by'uburere rwose karahari. Umuntu uwo ari we wese ajya kuvuga ati ndifuza ko abana banjye ibintu babikurikira cyangwa se bazabikora azi ko ari ibintu byiza kandi by'umumaro. kubera ko njyewe nagufashe nk'umuntu mukuru muri ibi bintu cyane, ngo kubaza ibibazo abantu benshi nyine bakabaye bakubaza ndi hano ngo rega mbabarize. Mvaeri urabizi mu twavuganye nakubwiye nanjye nitwa koko Gisamapfu urabizi mu twavuganye neza neza abana twiganyuye ariko kandi babona iryo zina batarizi, bazaze mbabwirane iryo zina ryavuye. Gisamapfu I'm sorry rwose reka ne kukubaza ngaho none uduhereze rero indi banga undi muzingo undi muzingo abo wansobanurira banga ni icyo banga ni iki? ni umuzingo se wo ni iki? Unyibutse umuzingo wo mu gitabo bisa nkabyo n'ubundi kuko hano ubona basekora mu nganzo igihozo kandi kuko ibaze ko ugiye kuncika nta gihozo. Ibihozo inyange muhora uwabana twahanganaga inkura mu kijenera hejuru inkogeza inturihe ibihinyamibwa ngehendoho ukizihi iraburahanga ibiganza bigabamariza wari umubyeyi tukagukunda, inongere ngire ntikaramukuranye ituze ukurahanye ituze ukuranye ubwiza ukaba n'ingenzi koko uhorenze wihoreza umutesi ireheku unakundwe nukuru urabikwihiye njye nzakomeza ndirimbe ya mbyino y'urukundo rudakangwa n'ibihinda nturihindurwe n'ihuru niruhoshe ngo ruhore icyangwa ngo ruhonge ibibihi irahira ko zukusaha inurusogo rwiza irusagambanya kuramawehe rugasusurutsa umurima wose inaharya azubaha ntirizime ntirihumbye.
shareka turekera aho pe. Nyuma yo kumva icyo bita imenagitero tumaze kumva n'igihozo nanjye murakeye babarira wambujije kukubaza ariko reka mbaza ikibazo kimwe kubera ko urabona urubyiruko rwinshi ni rwo ruba dukurikiye kurusha abantu bakuru basobanukiye ibi bintu bitandukaniye hehe igihozo n'izi ndirimbo zindi gakondo mama yanjye ni ukuri dufasha mbabarira bitandukaniye yego zumva bya cyangwa n'abavandimwe ese ubundi uzi umugeni kera abantu kera ubundi iyo bajyaga gushyingira umugeni byagendaga bite kumushyingira umuryango niwo wacimiraga kera sinari mari ariko wambajije ibyuzi wambajije ubuvanganzo nta kuntu waba utabizi iby'umugeni se ukuntu bajyanaga umugeni amujyanaga amaze no mu ngobyi atazi n'umuhungu agiye guhura nawe koko turakazi ubyumva uti turanakarwanya twivuye inyuma ibihozo rero ibihozo akenshi ni indirimbo umuntu cyangwa se ni amagambo ushobora kubwira umukobwa ugiye kuva iwabo cyangwa se utaye amata y'ababyeyi akajya gukamisha mbese umukobwa ugifite ubwoba bwo kuba umugore urukumva ukamubwira yuko ukamubwira ko na ba nyirasenge bari abakobwa sibyo rero ni amagambo ubwira umuntu atari uko ababaye ahubwo afite ibyishimo n'amatsiko biri kumutera ubwoba ukaba wabimubwira uti mpore komera umura nta kibazo mbese mubinyuza mu nganzo mumutinyura mumutinyura kuba umugore Nyarwanda birabinisha ko binatinyitse ariko iwanyu nibyo ntabwo biba byoroshye urumva nawe wibaza nyine kuva iwanyu ukajya iw'abandi ariko abakobwa b'ikinanga bakibitinya kubera iki niba dusigaye tubona ingero impamvu yimbwira dusigaye tubona ingero y'aho umukobwa afata umwanya akaba yamara iminsi 3 ahantu hatari iwabo mu bahungu wenda mu cyangwa aho twita nka geto gusa ni umukobwa nyine ubwo umukobwa ubundi ntabwo umukobwa nutinya abahungu umukobwa nutinya abahungu yawintera ubwoba kandi bajya baduhaba bajya batubona biruke ubwo si uwo mukobwa waza kumara 3 muri geto y'umuhungu ngo ntabwo wamuririmbira ibihozo nkaho uba mu muco ibyo bintu urabivuga yiki uwo mukobwa ntabwo wamuririmbira ibihozo akwiye iki akwiye impanuro zinyuze mu ki sizitanga mana yanjye si ubu namugiriye inama umukobwa ushobora kumara 3 muri geto yego ari kure tumwihoreye maze mvuze iminsi mike iminsi mike iyi bayita Image TV njyewe nagiye nkubona mu birori bigiye bitandukanye bivuze ko usanzwe witabira ibirori ukabiririmbamo nka biriya birori uririmba nk'ibihangano byawe cyangwa n'iby'abandi byose harimo n'ibyawe byose ariko kandi akenshi ndirimba indirimbo z'abantu ba kera nubaha ba Cecile Kayirebwa ba Kamariza kugira ngo umuco wacu nyine n'abantu nigiraho ibintu byinshi n'abagore b'intwari n'abagore badasanzwe barwaniriye umuco barwaniriye igihugu mbese ntako batagize kugira ngo umuco wacu bawusigasire ni benshi nigiraho none ngo kuhenda rero mpenda barandaye ngo ifungo nguca wehe ndahenda biterwa nuko waje ubundi nta nubwo duca twebwe amafaranga ari amafaranga benshi abantu ngaho barabyandika ari amafaranga bavuga ngo bahereza urugero abatahira bahereza abasohora abageni bahereza ntabwo bayita amafaranga ni ishimwe ako tujye tubwizanya ukuri nishimye gute bayashyize kuri momo nishimwe bijyanye n'umuco nishimwe ubundi kera abantu babaga bari bafite ibintu byinshi by'ibibazo ariko bafite amahoro kera abantu barahahiranaga ariko kandi badakoresheje amafaranga ukaba wagenda guhahara hakurya wenda bo barejeje ibigori umusozi tukagura ibyo abana barabyize rero twebwe rero biriya bintu ni ukuri pe ntabwo bahembwa pe nishimye isa amapfu nishimye amakuru mfite ngo muri make rega ubu ngubu nta n'umuntu ugifata inzira ngo agende abe yava hano ahangaha turenda abe yagira nk'ikanombe n'amaguru cyangwa bikunda ugomba kumuha nk'agashimwe kugira ngo abone esansi cyangwa se abone akadeparasema akamugezaho nk'ikibazo nkunze kukikubaza
ako wita agashimwe simbi hakanye wenda nagashimwe Ishimwe. kari umurengera umurengera ku buryo ngo mushaka kuba ngo mukorera ngo nk'ibihumbi 100 ngo gukora nka biriya bintu dukoreye kiriya gihozo ibyo ntabwo turi bivugeho gusa amapfubyi ntabwo turi bivugeho basi uwo muntu turamusubiza iki ku kibazo bakimaye turamusubiza ko ari ishimwe kandi ko ibintu nta giciro bigira nta giciro none se ntitekereza ko gusa iyo ushaka umuntu w'agaciro umuha iby'agaciro iyo uzi ko umuntu afite iby'agaciro umushaka mu byawe uba ugomba kumuha iby'agaciro ukamuha ishimwe ry'agaciro njyewe nk'ingengero nagize n'izi ngizi akimbwira ngo murakosha ibyo Murakosha? ngo murakosha nyine ngo muca menshi ndakubwira ikinyarwanda kigukosha noneho ibaza ibintu byo gukosha ndakwereka mesaje ngo murakosha nahise ngira ikibazo kubizi ko ibintu muri izi minsi byakaze iyo koko mwifashe mu gacuma n'ibihumbi 100 ngo gusohora umugeni ngo cyangwa se ubutayira koko ubizi ko ibintu byakaze kandi mu bukwe mu birori bye koko bawumva bitaza kugira ingaruka tukaza kubabura mu bukwe runaka kubera ko mwaciye menshi ni ukuri niyo mpamvu nakubwiye ko nta biciro bigira umuntu biterwa n'uko yaje biterwa n'uko agukeneye biterwa n'imyitwarire mbese n'uko mwahuye buri katubwira abantu rero yuko amafaranga yose umuntu yaba afite mwahuze amafaranga uvuga ishimwe ariko ngeze n'ukuntu ari ikintu byaciye ishimwe ese mumenye n'ibikora ahubwo n'ubwo nangira imana ibintu wayisekeje setsa mu mo yanjye kaba ari agashimwe kuko twahuye twatangiye mbwira ko ngo iki ni iki tubyiyoriye ubu icyo nashaka kugura ni iki ngiki umuntu wese wakwifuza yakubona tutavuze ngo wenda ngo murahenze cyane ngo iki yakubona mwaganira ikindi kintu cyiza dukora turanigisha abana umuco twigisha abana umuco ugishisha aho nashakaga ko tugera umeze ubwo nashaka ko tugera wari uri kumbwira ngo mufite uburyo ngo munigishamo abana yego cyangwa se ntabwo ari abana gusa kwigisha abana ntabwo ari abana gusa ahubwo abakuru se baba babizi ubu se nkawe urabizi ibihozo uzi kubyina ingongomani nyine rero n'umuntu wese ushatse ko tumwigisha ushatse ko tumufasha bose tuba duhari tuba tumwitegereje ntabwo batanga ka gashimwe wavugaga ngiye kuvuga kwishyuza bari kunkubita noneho ubwo se navuga ishimwe ariko nanone urumva hari ahantu umuntu aba yigira haba hari bikeneye yateze se we yaba murumvikana ntabwo munaniranwa ubwo nibyo ushaka ko mvuga mufata abantu bose mukabigisha ibijyanye no kubyina umuntu wese uko ashaka hari ubundi ntabwo umuntu nk'ubu ngiye nkanjye ntabwo ngenzi kubyina rwose pe ntabwo ngo mbyine byanyobera wa muhungu wanjye Jada abonye akazi ubonye umuntu wa mbere uheraho wigisha ashaka ururaba wiyumva urumva rero njyewe ntabwo nzi kubyina noneho hari umuntu uba uzi kubyina ufite n'abandi dufatanya uri kumva tukamwigisha ukunda kubyina tukamwigisha kubyina ukunda kuririmba tukamwigisha kuririmba aho twari mu gisate kirekeranye na gakondo ariko nk'uko binagaragara uretse no kuba tubizi uko bigaragara nk'umuntu uba mu mana cyane imana ntabwo nyibamo ahubwo mbamo mbabarire ku imvugo itanoze imana iba muri twe ariko hari abantu baba mu mana nemera imana bibaho nemera imana twinjize muri uwo mwuka njyanyashashe ngahiryamire mayi ngahiryamire ubuse ndahera ngizemo kabisa ndirimba uko dutemo imana iyabanaro samagamba akwiye nkagira n'ijwi nk'iry'abamarayika ngo nshobore uguhisha imwe ryanjye nk'uko byari bikwiriye ndagushimiye umugambi ufite
ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga icyo ndiko ndavuga Imana ishimwe. iryo jwi mwumvishije ribi ryari iryanjye, iryiza ryari iryiwe, ntibize kubakanga. ndi mu buntu bwawe sinkekeranya urukundo rwawe rumara imbeho imbabazi zawe ntizigereranywa nta nshuti nabona ingana wewe akweri ariko ereka basi mwiteye natwawe mu izina rya Yesu nawe ufashwe ibintu by'ubupagani aka kanya bigira iheretse. None se aho navuga si twasoza tugeze mu Mana rero kubisa akantu rwose njya mu mwuka. Amen. Ndavuga ati ubu wenda nanjye ajya mu bita amazi menshi, ntabwo urabatizwa kandi koko mu mazi menshi ngiye kizagera nari ibigo kizagera ariko numvaga nenda kugeramo. Wemera ko Imana iba hariko cyane? Okay. Cyane ntabwo nahakana ko Imana iba. Okay. Ariko hari umuntu akiriye, hari umuntu akiriye abwira ko ibintu by'Imana ngo biretse. Nzaguha icyo kiganiro nawe gikurikira. Kuba ubona abantu mukorana umurimo w'Imana bari gucika intege, cyase bakora ibidakwiye cyangwa bidahwanye n'amahame mugenderaho, ubyakira ute? Abandi bagenderaho ngo mugenderaho abantu b'Imana, abantu b'Imana nibo bavugaga nyine nako nitwe kubona abantu bagenda bacika intege. Ukabona umuntu yasengaga kwa mbere kwa kabiri amasengesho bitsi ntasiba, ariko ubu ngubu hariya muri mukubita umwice no muri mbuta bakaba ari abarizwa abenshi ujya babona se mfite ubuhamya njye cyane barahari bose ntubazi ngo utagiye ngo gucika intege k'umuntu, ahubwo mwe mubyita kugwa nibagiwe. urajya ngo tuvuge ku bantu bagwa, ku bantu bakiri mu gakiza. Icyo nshaka kubwira ni iki ngiki, ugasanga umuntu yarakaga yaritabaza rwose mu rusengero, ariko ubu ngubu rwose ari hakuriye ngeha niwe uri gutwika nyine mu bindi bintu biterekeranye. Njye ntabwo nkunda umuntu, ntabwo nemera umuntu waka mu rusengero, kuko na Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Nemera umuntu wa mbere gusa, ntabwo ndwanya abantu bateranya kuko baterana, kuko biravuga ngo ntimukirengagize guterana kwera, sibyo? Ariko kandi ijambo ryo ryarambwiye ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, sibyo? Kandi ibyo bihe nibyo turimo turi mu buryohe, uri kumva? Rero umuntu kuba abantu bose babona bari mu rusengero, kuba abantu bose babona bajya gusenga ku cyumweru ku wa mbere, uko umuntu wese yaba ajya mu rusengero yemera Imana, nta hantu bihuriye n'agakiza ko mu mutima cyangwa se no kuba afite Imana mu mutima we. Umuntu wemera Imana mu mutima we ntahinduka. Umuntu wemera Imana uzi wahamagawe n'Imana ntananizwa n'ibihe, akomeza aguma uko yahamagawe. Rero abo ngabo bashobora kuba bacika intege, ntabwo njye mbatindaho, nta nubwo mbacira urubanza, ariko babagira inama. Njye nicyo nshaka, wenda nabivuze mu buryo wenda weranye kubyumva, ugasanga umuntu yakoreraga Imana ariko ubu ngubu ari hakurya. Umuntu wese wacitse intege, umuntu wese wenda ushobora kuba wahuye n'ibihe bikugoye, wahuye n'ibihe bikunaniza, cyangwa se wahuye n'abantu babaga mu nzu y'Imana ariko atari beza bakugushije, inama nakugira no kongera ukikunda. Cyambere no kwikunda warangiza uko umuntu wese wikunda. Ariko ntacyo ako kazina nyine byanze. Umuntu wese wikunda, sibyo? Ntabwo yakwemera kuzarimbuka, ntabwo yakwemera kubaho mu buzima buvangavanga iby'agakiza, uri kumva? Ngewe inama namugira pe ni ukongera akikunda, ubundi akongera agakumbura imbabazi z'Imana, agakumbura urukundo rwa Yesu,
urukundo rwa Yesu rurarenze. Undi muririmbyi yaravuze ngo ngwino wibire mu maraso ya Yesu urakira ubona amahoro. Ni ukuvuga ngo waravuye mu gakiza warigeze kukabamo n'ubundi nta mahoro ushobora kugira, sibyo? Naho waba noneho ubaye utaranakagiyemo ntabwo ubuhengetse. None se ibyo uvuze ngwino rero nta wanze inyuma ni habi. umuntu uri kubwira ngo aze yegeze kuza aragenda ngo sha iyo umuganirije kuko ibyo nkubwira ko mfiteho amakuru akubwira ko ngo kuba sengana cyangwa se akorana umurimo w'Imana n'abantu babaryarya babikora kubera indamu atyo kujya nkwana bari abantu nabireka cyane indamu washatse kuvuga ikintu tuzi n'abapasiteri ujya wumva hirya no hino ikintu zirari pe ni ibintu bigaragara abo nyine baba bariye babaye bariye asanga umuntu araje aratitiye ari guteka imitwe akavuga ati wongera ngo ngiye nkora umurimo w'Imana abantu bameze nk'abariye ndajya kwisangire ba rastari yatwimwera imbutabuta. Ibintu byo gutitira nta hantu bihuriye n'ijambo ry'Imana. Ubundi umuntu wese wasomye Bibiliya, umuntu wese uwumvishe ijambo ry'Imana ntabwo yashobora kugushwa n'umuntu ngo wamutuburiye. Ubuze ni gute umuntu agutubura ari mu nzu y'Imana? Ako ruvuye umuntu mwakora ni nk'aba bantu nyine bagenda bakakubwira ngo ngewe umuntu ngo numvishe bavuga hariya ngo hari umuntu hano urangure ndangije njyana n'ituro. Oya jewe mpamya neza yuko ndi umuhanuzi w'ubuzima bwanjye, urukumva, bitewe nuko Yesu yaravuze ngo nimukuri bishimwa mu bigawo muzaba nk'akanwa kanjye. None warangishongera ijambo rivuga ngo nimugira ikintu nimugira kwizera kungana akabuto gato ka sinapi muzabwira n'ura musozi nguveho. Rero umuntu nk'uwo ngo bajya kurya amafaranga abasa nka wa wundi n'ubundi ujya mu bapfumu bakanavuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Aho ni umunyarwanda abara ariko coye ariko reka nukuri ko Imana uyu muntu ukwiye kumwumva baze ati ko ukwiye kumva uyu muntu usi uniye heza ho gusengera. Ntabwo turi buvuge ngo idini runaka ariko buri dini ugiye kugeramo usanga ari ibintu bivugwa bitari byiza. Akavuga ati nge ni gute nzahora nsengera ahantu bafite icyasha wabireka ubu umuntu akaba yarabiretse kubera iyo mpamvu. Heza ho gusengera hambere na mbere ni mu mutima, ahubwo ari aho se ubona tujya mu macaci atandukanye ni guterana canye itaramo mugi rwose ahantu heza ho gusengera ni umutima wawe kuko nta muntu n'umwe ubaho waguhuza n'Imana. Abantu biruka batubwiye ngo Yesu ubwe yaravuze ngo yewe cyagiye ajya gupfa yateze amaboko aravuga ngo yemwe ruki n'abaremera umunsange ndabaruhura. Hanyuma ngo umwenda wari ukingirije ahera uratabukamo kabiri buri wese yigererayo. Nta muntu n'umwe wagutandukanya n'Imana, nta n'umuntu n'umwe waguhuza n'Imana, ahubwo wowe soma Bibiliya. Ntibazongeye ngo ujye kwisomera mu rusengero. Oya nshuti yanjye ntukiyemeze guterana kwera, ahubwo ugire na adresse kugira ngo nukora ubukwe nzabona ahantu nyine. Rero warudishyigikiye ariko utangiye kutwira. Ugire adresse nukora ubukwe uzabona pastor gusezeranya cyangwa se padiri. Turabagura kandi abakozi ntabwo bamubura ufite amafaranga ntabwo babura positeri. Reka ndirimba akarimbo gatoya eri ugiye kuririmba ku karirimbo tunagana no ku musozo rwose tugana ku musozo ndetse reka tubigenze gutya tubinogereze icyari. Abantu bagushaka bagukura he? Uramara kuduha adresse yawe? Yego, kubera ko watubwiye ko uraririmba mu makwe mu manifestation atandukanye. Yanjye nagara amakwe nakoze cyane mbabare kubwitanoze umuririmba mu bukwe mu birori bigiye bitandukanye. Yego ewa n'umushiririmba wo gospel abantu baraza kubyiyumvira ijwi ritanasanzwe. Amen. Ijwi ridafite manager ngiye mbabaye urumva ngiye kaba kandiye ijwi ridafite manager bana babireba manager wo mwijuru uririmba ahantu hose bivuze ko umuntu ufite ibirori yagakwiye amenye cyane manager. nimero yanjye wanshaka hano kuri 078 68 76 982 yaba gushaka iki
ashaka ko mutaramira, ashaka ko mwigisha, mbese ashaka ko muganiriza ijambo ry'Imana, ashaka ko musengesha. ubu naguhamagara ngo ijambo ry'Imana ukambonera umwanya. Umuntu wese uzanshaka bifite umumaro ubuzima bwe, bifite umumaro ubugingo bwe. Rwose iyo nimero ni yanjye 0788 68 76 982. Niba utayumvise, niba utabarizo, we niba utabibonye subiza inyuma zo nomero uzirebe. Ewana umwana wawe bamwigishe, nawe ubwawe bakwigisha. Benshi ntimuzi kubyina gakondo, ntimuzi kubiririmba ngo muri Abanyarwanda, ariko bana rwakigisha n'abantu kurya ibiryo bya Kinyarwanda, nabyo murabyigisha. Uzi none ushobora kurya nk'ibihaza, ukarya imyumbati, ugira ubuzima bwiza, mbese n'ibindi byinshi. Ibi byose bya Kinyarwanda abantu bose bahamagara ziriya nomero ngo yanagusengera. Niyo ukeneye n'ibitaramo, ukeneye umuntu ushobora kuba ufite n'ubukwe, ufite ubukwe udashoboye kubutegura, uri bize, genda bugutegurira rwose. Abahungu bose uri bariya nta n'umwe uzabukora. So rero muzajya mumbwira murarakara se ndabeshye, bategurira ibijyanye nta kuntu mba ntabagize. Okay, dukubitiro namvuze ngo dukubitiro turirimbiro iyo ndirimbo ya nyuma tunasoza ikiganiro. Tujye mu mwuka. Yego. Twigendere. Ubu ni muri Yorodani. Shayeri. Ukeneye Yesu. Umukeneye ndetse buri munsi. Yesu twikomereze, irahita igiye kuza na Yesu twikomereze. Okay. Yego. Utaburanza ni umucuranzi ndabafite regano gutabimbwiye. Tujyane mu imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika, n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara, imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika, n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sindabona icyo yavuze gihera, ibyo bintera gutegereza nkomeye, kuko nibyo ntarabona nzabibona. Haleluya. Iyi bayita M-Image TV, turi kumwe na Aline Kimana. Yibace no kwibabwira mujye kuri YouTube channel yiwe mu musapotinge kabisa. Hariho ibintu biti bihozo, hariho ibintu byose bigiye bitandukanye. Turagushimiye kuba witabiriye ubutumwa bwacu. Waretse tugakomeza ikiganiro ko mbona n'ubundi ubwo ari data wabivuze bizoshika. Murakoze muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Ciao tuzasubira.